Haleluya, haleluya. Hano kuri Shusho za TV1, haleluya. Hano kuri Shusho za TV1 nkuko dusanzwe tubagezaho ibiganiro by'ubwenge. Uyu munsi tugiye gukoresha isengesho, ni isengesho ryo kugira discipline n'ubwenge. Reka dutangire isengesho. Mwami wanjye, uyu munsi ndakangutse, ariko sinkangutse nk'umuntu usanzwe. Ndakangutse nk'umuntu ushaka kuva mu bukene njya mu bukire nyabwo. Ntago nshaka umuntu uvuga ngo nzabikora ejo, nyamara ije ikazagera nkibereye kuri WhatsApp ndeba status z'abantu basohokeye ku mazi, ndeba status z'abantu bari kurya ifi n'ifiriti, ahubwo nanjye mbashe kubyigura, nanjye mbashe kwirira ifi n'ifiriti. Haleluya, haleluya. Ni hano kuri Shusho za TV1 niho amasengesho arimo kubera. Man, mpa discipline y'amafaranga n'ubukire, kuko urabizi amafaranga ntakunda abanebwe. Amafaranga ntakunda abanebwe n'abantu batagira discipline mana. Mubwenge bwo gukorera amafaranga, mubwenge kuko amafaranga atajya mu mufuka w'umuntu uryamye. Amafaranga ntajya mu mufuka w'umuntu uryamye kugeza saa sita. Amen, amen. Say amen, say amen. Uyu munsi ndiyemeje sinzongera gufata umwanya ndeba imikino ntesha agaciro igihe. Sinzongera kureba imikino intesha umwanya, ahubwo ndaba umukinnyi abafite umwanya aba ari ngewe wawuha. Ndinda guta umwanya kuri TikTok, ndinda guta umwanya ku mashoti ya YouTube. Nkoresha umwanya wanjye mu gukurikira amasomo atyaza ubwenge kuri Shusho za TV1, kuri Dash TV ya Dashim, kwa Ismail Mwanafunzi, no ku biganiro byiza bya Mutesi Sikovia. Mana mwami, komeza undinde kandi umfashe aya masengesho, aya masomo meza atyaza ubwenge anyura hano kuri Shusho za TV1. Mwami, icyuma nahize nicyo asarura. Ntiwahinga intoryi ngo usarure inyama, ntiwahinga dodo ngo usarure ifiriti. Abajene ndabasengeye mugire ubukire, mwikirize ngo amen, mwikirize ngo amen. Mugire amafaranga n'ubwenge bwo kuyagumana, mwirinda guta igihe. Guta igihe kingana n'amafaranga. Mwongere mutamen. Abajene twese tugiye gukira, abajene tugiye kwirinda guta umwanya mu izina rya Yesu. Mana, abajene baha imbaraga zo gudata umwanya, bati imbaraga biga amasomo yo gukoresha no gushaka amafaranga, be guta umwanya baryamye. Umwanya bamara kuri TikTok bawibagirwe. Mana, mpa imbaraga zo kubyuka kare, Mana. Abantu bamwe babyuka saa 4, ariko icyo babyukira ni ukurya no kuryama. Mana, ntuzigere undeka ngo mbe umuntu urya nkaryama gusa, mbe umuntu ukora. Uyu munsi ndasenya ubunebwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndasenya excuse mu izina rya Yesu. Ndasenya amagambo nka sinigeze mbira amahirwe yo gukira. Ndasenya amagambo ngo ubuzima bwose burakomeye. Ndasenya amagambo ngo nta connection ngira. Ndasenya amagambo ngo nta mwene wacu ukomeye ngira. Kuko nzi neza ko hari umuntu watangiriye hasi kundusha, ariko uyu munsi ari gutembera isi, ari kurira muri restaurant ya Dubai, nkujya kurira muri Kimironko muri Vision y'abamotari. Ibi byose tubigusabye kandi twiyemeje gukora cyane kugira ngo twongere discipline y'amafaranga. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Reka twifashishe Bibiliya tubisome neza. Yohana 16 umurongo wa 23 na 24 haragira hati: uwo munsi ntacyo muzambaza, ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba cyose Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Say amen, say amen, say amen. Uyu munsi dusabye gukora cyane. Vuga ngo ngiye gutangira cyane. Uyu munsi tuvuga ngo ngiye gusevinga amafaranga. Subiramo, ngiye gusevinga amafaranga. Uyu munsi turasabye, nta mwanya wo guta dufite. Abajene musubiremo, nta mwanya wo guta dufite. Uyu munsi dusabye gudata umwanya, dusabye kumenya ubumenyi. Menya ko ubukire bwose buhera ku mafaranga. Turabisabye. Abajene musubiremo, abajene dusabye amafaranga. Twiyemeje gukora twese
iri ngiri ni ibisengesho rya buri munsi, isengesho ryo guhora umuntu asubiramo ukavuga uti Mana ni wowe utanga byose, ariko izi mbaraga zo ngomba kumenya ubumenyi kugira ngo menye inzira z'amafaranga. Ntiwaba umukire utazi inzira z'amafaranga, ntiwaba umukire udafite disipurine y'amafaranga, ntiwaba umukire utabyuka kare ngo ukore cyane, ntiwaba umukire ukora ibintu bimwe gusa bidaguhindurira ubuzima, ntiwaba umukire utazi inzira y'uko ibyo ukora kera ntibiguhindurira ubuzima. Ugomba kumenya ko uyu munsi niba ibyo ukora utabishaka, hindura ubuzima, hindura icyo wakoraga. Ntiwafata rimwe ngo uteranyeho rimwe ngo ubone, niba uhora ubona kabiri, niba ushaka kubona kane, fata kabiri uteranyeho kane. Hindura ibyo ukora uyu munsi mu izina rya Yesu, turabisengeye byose. Say amen. Urubyiruko, say amen. Urubyiruko, say amen. Gira uti sinshaka kuba umuntu usanzwe, ndakanguka nk'umuntu ushaka kuva mu bukene njya mu bukire. Ndashaka kujya mu bukire nyabwo. Ntago nshaka kuba umuntu uvuga ngo nzabikora ejo, ntago nshaka kuba umuntu uvuga nzabikora ukwezi gutaha. Icyemezo wandike muri comment uti uyu munsi mfashe icyemezo. Sinshaka guhora umuntu uvuga amagambo gusa udashyira mu bikorwa. Nshaka kuba umuntu uhinduka, nshaka kuba umuntu wiga amasomo kuri Shishoza TV1, amasomo meza, amasomo akungura ubumenyi. Sinshaka guhora mvuga ngo umwaka utaha ngiye gutangira ibitangaza. Andika muri comment uti ngiye kubikora nonaha. Andika muri comment uti ngiye gushaka amafaranga. Andika muri comment uti amafaranga ntava ikuzimu, arakorerwa. Wivuga buri munsi ngo uyu munsi tugeze kuri Noheli, tugeze mu minsi mikuru, ugahora uvuga ngo umwaka utaha noneho, bigahora uruko, imvuga igahora ari iyo. Biragusaba guhinduka mana, biragusaba kuduhindurira ubuzima. Ugahora uvuga uti umwaka utaha, nyamara umwaka utaha ukazaza ukibereye kwa kundi. WhatsApp yaragutwaye, status za WhatsApp zimaraho amasaha 5, short za YouTube uzimara amasaha 5, amaseri y'amafilm yamara amasaha 5, ugasigara uvuga ngo nzahindura ubuzima. Ikibazo si ibyifuzo ufite, ikibazo ni uburyo ushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa byawe byaguhindurira ubuzima. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, haleluya. Say haleluya, say amena. Uragisubiramo uti ndashaka disipurine y'ubukire. Subiramo, ndashaka disipurine y'ubukire, ndashaka disipurine y'ubukire, ndashaka disipurine y'amafaranga, ndashaka disipurine y'amafaranga. Mana urabizi amafaranga ntakunda abanebwe. Subiramo, amafaranga ntakunda abanebwe, amafaranga ntakunda abanebwe, amafaranga ntakunda abantu batagira disipurine. Subiramo, amafaranga ntakunda abantu batagira disipurine, amafaranga ntakunda abantu batagira disipurine. Subiramo, nk'ubwenge bwo gukora, nk'ubwenge bwo gukora, nk'ubwenge bwo gukora. Subiramo, amafaranga ntajya mu mufuka w'umuntu uryamye kugeza saa sita, amafaranga ntajya mu mufuka w'umuntu uryamye kugeza saa sita, amafaranga ntajya mu mufuka w'umuntu uryamye kugeza saa sita. Subiramo, uyu munsi ndiyemeje sinzongera guta umwanya. Subiramo, uyu munsi ndiyemeje sinzongera guta umwanya. Subiramo, iri sengesho n'amasengesho yose n'ibiganiro binyura kuri Shishoza TV1 ngiye kuzajya mbikurikira kuko nibyo biganiro binyigisha ubwenge. Uyu munsi ndiyemeje sinzongera guta umwanya, sinzongera guta umwanya, nzajya ndeba amasomo meza ntyaza ubwenge. Ndashaka gukira, niyo mpamvu ngomba guca mu nzira z'ubukire atari inzira zinyobora ubukene. Uyu munsi niyemeje gukora. Subiramo, uyu munsi niyemeje gukora. Say amen, 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 haleluya, amen, amen. Uwo munsi ntacyo muzambaza, nukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, umunezero wanyu ube wuzuye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti za Shishoza TV1, mwakoze kudukurikira. Ibiganiro bya Shishoza TV1 murabizi neza ko ari ibiganiro bityaza ubwenge, bibaganisha mu nzira zo gushaka amafaranga. Uyu munsi twifashishije amasengesho, kandi muri iyi minsi yose tuzajya dukoresha ubu buryo bwombi. Tuzajya dukoresha ibiganiro bisanzwe, dukoreshe n'inzira z'amasengesho. Tubafitiye amaseri menshi, aho muzagira amasengesho yo gukira, guhindura ubuzima, isengesho ryo kwiyizera, ryo gutinyuka gukora, isengesho ryo kureka inshuti mbi zigutakariza umwanya, isengesho ryo gutekereza nk'umukire. Aya masengesho yose tuzagenda tuyasimburanya abageraho. Nk'uko uyu munsi twamaze kubyiyemeza,
reka tugere ku mwanzuro tugira tuti uyu munsi ndagira nti nzabyuka nkore, nzatekereza neza, nziga buri munsi, nzareka excuse, nzubaka ejo hanjye. Kandi ndabizi ko umunsi umwe nzakebuka inyuma, nibone mu buzima bwiza, nzaseka ngira nti nakoze neza, kandi ntangira nta na transport nari mfite, yemwe nta na mega nari mfite. Twibuke ko iyo uri mu nzira nziza ugerayo. Niba nawe ushaka guhindura ubuzima bwawe, andika muri comment uti ndatangira uyu munsi rwose, ngiye gutinyuka gukora, niba mfite akandi kazi ngiye kukongeraho iyindi business nto, bityo. Niba iyi video yagushimishije, kanda like, kanda comment, kora share, uyisangize urubyiruko, urukangurire gukora kugira ngo ruhindure ubuzima ruteganye ejo hazaza heza. Mwakoze cyane, naho ubutaha.